oya nibyo Sheri ndagukunda kandi warakoze kunkunda nanjye urakoze cyane ikintu nakubwira nuko nzagukunda iteka urakoze ubonero umutoma amatwi yose nukuvuga ngo amatwi yose ndikumva ikintu nabanza kubwira n'abantu ntabwo abivugira imbere ya kamera gusa yego ntabwo abivugira imbere ya kamera ko hari igihe dukora ikiganiro ukabona abantu muri comment babigize ibintu bikaze ariko ntabwo abivugira imbere ya kamera gusa no mu rugo niko biba bimeze no mu nzira niko biba bimeze rero ahantu hose ndagukunda ntabwo ayivugira imbere ya kamera nta mugore uhangayitse wamera nk'ukumeze biragaragara kabisa ibyo bivuze bifite gihamya rero nk'uko nabitangiye mbivuga ngo yaranyemeye ndagukunda kandi iminsi yose kuba waremeye kuntoranya mu bandi deja ndi n'umukozi wo mu rugo icyo kintu ngiha agaciro cyane nzabikubahira kugeza mpfuye Imana igumugisha amen Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze yacyo mwese turabifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro y'Imana umugisha utangwa na Nyagasani ube ku buzima bwanyu ubwose uyu munsi ntabwo bisanzwe n'ubwa mbere hano nta handi ni kuri Imana Irahari TV nibwo bwa mbere twakiriye couple y'abantu beza cyane kandi ubona ko Imana yabahaye umugisha kandi mwinshi biragaragara biraboneka umugisha mu buryo bwo mu mwuka umugisha mu biryo biragaragara imbaraga z'ibiryo nazo zibyihishemo murakoze cyane hanyuma rero ntabwo ndi buze gutinda reka tubanze tubasabe kugira ngo noneho batwibwire ubundi ahasigaye dukomeze karibu yego urakoze cyane nitwa Fred Nuyumpaye yego nkaba ndi umugabo nk'uko mubibona abenshi baranzi ku Imana Irahari TV ubwa mbere ntabaranzi ndi umuvugabutumwa uko Imana inshoboje yego na madamu rero ndamwakiriye kuri kamera y'Imana Irahari nawe niyivuge kuko n'ubwa mbere waje ubwo rero namuzanye yego murakoze mbanje kubasuhuza abakunzi bo kuri channel Imana Irahari TV ndabashoje mu izina rya Yesu amen amazina yanjye nitwa Kimanizanye Chantal ndi umugore umugabo wanjye n'uyu utware wanjye n'uyu Imana yampaye ndagukunda kongeraho nyine ko nkunda ndagukunda cyane Imana impumugisha kuba yaranyemeye dufite n'umwana Yesu aduhana umugisha iduhana umugisha kuko twese twaremeranye yego urakoze cyane no kwivuga nihangane ndaza kubaza ibibazo byinshi bitari ariko nanone ntabwo ari byinshi cyane uravuze ngo Imana impumugisha kuba yarakwemeye wari waragumiwe se ihoya ntabwo ni naragumiwe ariko wenda impamvu mbivuze uvuga ngo je ntabwo nigize niga ntabwo nagize amahirwe yo kwiga namenyanye nawe ndi mu kazi ko mu rugo nari umukozi wo mu rugo winjiye mu buhamya kandi
hoya ambajije impamvu mvuze ngo waranyemeye uvuga ngo rero abasore bize kugira ngo yemere umukozi wo mu rugo afite abantu biganye afite abantu barangizanyije kwiga biba hakeya ntabwo biba byoroshye rero niyo mpamvu mvuga ngo Imana imuhe umugisha kuba yaranyemeye ndamukunda Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane. Yego. Vuga ngo hajya baravuga ngo I love you. I love you. Aha yewe bakunzi b'Imana Irahari TV namwe ndabizera muhite mujya muri comment aho hasi aho ngaho mwandike muraza kutubwira uyu munsi ntabwo bisanzwe uyu munsi twagize umugisha udasanzwe. Hanyuma warukomoje ku kintu cyitwa ubuhamya uraza kuza kutubwiraho mu ncamake ariko hari amatsiko ngize. Yego. Muri mwembe umukuru ninde? Ninjye. Umukuru ni wowe. Yego. Ndavuga mu buryo bwo mu myaka. Yego. None barunavuze ngo abantu ngo bize ngo ntibemera ngo uwize ninde utarize ninde? Uwize ni umutware wanjye utarize ni njyewe. Yego. Muri makeya abakunzi bacu mudukurikiye murabyumva neza ko uyu ari umuryango ufite amateka kandi amateka ayobowe n'umwuka wera kuko byose byabaye kubera Imana. Niyo mpamvu tugiye kubaha umwanya kugira ngo babanze basenge Imana, nibamara gusenga Imana ubundi batuganirire ku rugendo bakoze n'uburyo babanyemo n'Imana. Karibu n'isengesho. Mana ishobora byose uri mu ijuru n'isi, turagushimiye kuri rubasha, turagushimiye ko nawera nkawe, tugushimiye ko ngewe n'umufasha wanjye ushimye ko tuza gutambutsa ubuhamya bwubaka abantu, ubuhamya bufasha abantu. Ndakwinginze yobora iki kiganiro kandi n'abazakireba baho umugisha. Natwe Mana Nyiringabo n'ukuri ni wowe wabivuze ko uzagenera natwe ukabana natwe. Ndakwinginze kuko uri Imana ituye muri twe, komeza utwubakira urugo kandi urukomeze cyane, gukomere kurushaho, kandi n'abazareba ubuhamya bw'urugo rwacu nabo bajye bakomera bubake ukomeze n'ingo zabo. Ndakwinginze Uwiteka ngo ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Murakoze cyane, murakoze ku isengesho ryiza muduhaye. Reka mbasabe noneho kugira ngo mutugezeho urugendo. Ese reka dutangire. Mumenyana mwamenyanye mute? Wabwiye undi ngo ndagukunda ninde? Ese mbere yuko abimubwira Imana yo yavugaga iki? Urugendo rwanyu rwo kumenyana rwatangiye rute? Nakasamutwe. Story yacu nakasamutwe gakomeye cyane. Ariko ndashima Imana ko urugendo twarutangiye bikomeye ariko bikaba biri kugenda bibona biri kugenda bicayuka. Niyo mpamvu natwe turi gutanga ubuhamya. Buriya bigeze igihe cyo gutanga ubuhamya aba hari igikomere kiri kugenda gishiramo amazi. Bivuze ngo ngewe namye nuko yababwiye narangije secondaire njya kwiga kaminuza mu bijyanye na theology. Yego. Nibwo namenyanye na sheri wanjye. Nubundi ndi umunyamasengesho nkaba narahamagawe mbese nge ndi mu muhamagaro wanjye. Ndi n'umuhanuzi reka mbivuge gutyo. Yego. Rero nibwo nagiye gusengera Kanyarira mahurira n'umumama. Umumama w'umuhanuzi. Tuba inshuti, tumaze kuba inshuti nyuma y'amezi nk'atanu nibwo nagiye kwiga icyangugu muri theology. Ngezeyo niho numvishe igitekerezo cyo kubaka urugo kije kuko nari ngiye kwiga theology kandi numva ko nzaba umushumba. Yego. Ndavuga ati mu buryo bwo kurinda ubuhamya bwanjye neza, mu buryo gukorera Imana neza, reka ndongore. Ariko na fiance nari mfite. Hari ukuntu abavuga butumwa tuba tudafite abantu pe. Nta muntu uhari nawe nari mfite, nta n'uwo nari mfite nawe uwagateganyo. Kuko Imana yarambwiye ngo izanyubakira. Ndangije nshaka ndatereta pe biranga ndatereta kugeza ku rwego abakobwa twatandukanye barenga 20. Baranyanga. Bo barakwangaga cyangwa Imana yakubwiraga katari? Hari Imana yambwira ngo sibo ariko hari n'abanyangaga. Banziza ko ndi umukene ubundi. Mu buzima bwanjye ko navutse kera nyine mu buzima navutsemo bwari ubuzima bugoye bwa gikene. Rero iyo karandi ranyokama no mu busore nkomeza kuba umukene. Mbo ndangije mpita nibuka ko mfite umumama w'inshuti yanjye n'amabase ko mbashaka kurongora ariko nta mwana mfite.
nta n'amafaranga na make mfite ariko Imana yambwiye ko izanyubakira urugo kandi ntabwo yambwiye ngo izanyubakira urugo itazampa amafaranga cyangwa inkwano. Nibwo nahisemo amaguru mu mwana bwati se nta bakobwa ujya ugira usengera cyangwa inshuti yawe cyabo wareze. Arambwira ati nzakubariza nkomeza kumutota kumbi nawe yagiye ababwira ibyo nababwiye bakanyanga. Baramubaza ngo afite akazi oya. Akobwa kigenye naje. Kandi Imana yakubwiye ko izaguha umugore w'umugisha unkwiriye. Yego. None ko Imana yari yakubwiye ko izaguha umugore w'umugisha ukagenda ubwira abantu ngo ntibyari gutuma sibyo byagukerereje mu rugendo. Impamvu ni Imana ntabwo yava mu ijuru rega ngo ize ngo umuterure mutereke imbere yawe. Ikorera mu bantu nicyo cyatse. Bakoze cyane. Rero ngiye nagize ihishurirwa. Yego. Ubwo nagize ihishurirwa ryo kubambwira abantu bampuze n'umugore wanjye Imana bakoreremo bampuze nawe. Yego. Ndangije azijya ku wa mbere kwa kabiri ageze kuri 6 arambwira ati byaranze nushake naramubuze. Ntambwira ati se kuko nigeze nkubwira umukobwa ngo wize abaye yarize byaba byiza ariko nakubwa umuntu wakuba ku rugo. Nibwo yese ambwira ngo ariko ndibutse mfite umukobwa nareze hano mu rugo. Narinzi ko utamwemera. Iwiwe. Yego. Narinzi ko utamwemera. Nigeze mbikubwira se ko ntamwemera. Mbo ntabwo yigeze ambwira ko akora akazi ko mu rugo. Naramaje se n'inzobe. Ati n'inzobe cyane ahubwo. Areshya ate se murareshya? Arambwira ati ntabwo ari mugufi ntabwo ari namuremure cyane. Ntabwo ari namuremure nako. Nibwo ndavuga se murareshya kuko mama ni mugufi pe. Sharira musumbaho gato. Washaka wumve ko bareshya uhita uvuga ati ibyo ntibirimo. Oya ntabwo nkunda abakobwa barebare. Ntabwo nyine nkunda ko abansumba. Ntabwo numva ntabikunda. Nashaka umuntu wenda nsumbaho umusatsi cyangwa turinganira tungana. Tube tudasumbana nawe urutundi. Ndangije arambwira ati ndamugata ahubwo gira vuba. Yagiye kunkubita nimero ya madame y'uyusheri wanjye. Yego. Ahita yankubita nimero y'83. Iminani 3 rimwe kane inshuro enye. Iminani 3 rimwe kane inshuro. Ndavuga ati izi nimero z'abayobozi uyu muntu mpaye ko arakasa mutwe umugani w'ababandi turampamesha. Arambwira ati ariko wahamagaye iyo nimero. Naye kuko ni nambwiye ngo ujye ubanza unteretere. Ntabwo nshaka umuntu uzaza kumbwira ngo ushaka iki ngo mpamagariye iki ubanza unteretere ngiye nsange hashashe nyine nsanga bimeze n'umuntu wamaze kumubwira. Ndangije abarazima yemvugisha isheri turaganira nyakira neza aranganiriza ndamubaza mwavuganye ni runaka umama mpaye nimero ziniza. Ambwira ati yabimbwiye tukabivuganye. Ngo okay numva arabyemeye ko bavuganye. Ndavuga ati Imana ishimwe wenda ahangaho umusongoro woroshye. Kuki ureba ntabwo yahise yemera ko dukundana. Maze kunyibwira ngo nkora akazi ko mu rugo bijye n'ibiki. Numva ndi kubana n'ubu nani inkwano mfite ndakomeza kubigendamo cike neke. Ngeze ku ishuri umugabo twigana yaramotive arambwira ati ariko niba wabonye umukobwa wakomeje ibintu. Yego. Ubwo nese muhamagara base urabizi ko niga. Barabimbwiye ariko ntabwo nabyitayeho. Nyine ambwira ko atabizi neza. Yego. Nitamubwira ati rero ndi ku ishuri. Nta kintu ndavuga itambwira ati kankwerereza amafaranga ya megabyte. Ambanyisha umutima rero. Uyu. Kandi ntaragusubiza ntarananyemerera ko dukundana. Yego. Ambanyisha umutima. Rero ngiye umuntu wangiriye neza umuntu wangaburiye. Cyangwa umuntu wampaye. Muha agaciro cyane. Banza usabira abantu umugisha n'abadiaspora. Nabonye abantu benshi barabahagurukiye birwa batuka. Umuntu wese ujya ukorera umugisha ku cyitwa umukozi w'Imana. N'uwo ugukoreyeho. Sibyo? Yego. N'abadiaspora bagiye bahereza abakozi b'Imana ba pirate. Yego. Ariko wibuke ko babahaye bari gukorera Imana. Banza basabira umugisha. Basabiye umugisha umuntu wese wahaye umukozi w'Imana n'uwahaye umuntu amufasha. Mbasabiye umugisha Imana yo mu ijuru ibereke igitangaza niba ari uburwayi ufite bukire niba ari ikibazo ufite gikemuke mbese Imana ikuremere kubwo kugira umutima wo gufasha. Imana ibaha umugisha. Ndangije rero numva umugore wanjye nkuze ku mutima kandi nasabye Imana umuntu ufite umutima uca bugufi umuntu twabana mu buzima nyine butari burebure budakakaye utishyira hejuru tugendana nyine duhuza. Nibwo
natangiye nanjye mpita muhamagara urukundo rurya ndabwiyongera numva ahubwo mbijemo neza. Nibwo yanyereje amafoto mbona n'icyuki kabisa ati umugore izi foto nahize ngizengurutse ikigo cyose genda ubereka rero sheri wanjye mpita nyishyira no muri screen ya telefone nta kintu cyabagamo nyishyira muri telefone umuntu wese uyibonye iyo ni ndetse ni sheri wanjye aturigereye umukozi w'Imana ko twatoze ko uri umukozi w'Imana byagenze bite ati nyine ngiye kurongora ntangira kuvuga ko ngiye kurongora muri icyo gihe nta n'amezi nta n'ukwezi turamarana yego ndabivuga abantu bamenya ko mfite ubukwe abantu babivuga ku kigo barabimenya nturasaba yego bucyo kubicyushye utaranamubona we yarambwiye ko yarambonye mwiyerekwa urumva ndangije nibwo twese dupanga ibintu by'ubukwe ariko muri iyo minsi nabanje ndatereta bundi bushya kuko urukundo rwari ruje ari rwishi ntereta bundi bushya ntiyanyemerera hashize iminsi nibwo yaje kumbwira ngo nta kibazo dukundana urumva sheri ndangije mu kigo bamaze kubimenya batangira kumva ko ndi gutegura ubukwe nibo banshyuhije mu mutwe na sheri ndamubwira ati tuzapanga Imana naso ikavuga iki yacecetse kandi dufite icyumba ku ishuri Imana ikavuga ngo mwana wanjye nubwo bikomeye nzagukorera ubukwe nubwo ni nayo yamotive kuko Imana yatangiye imbwira ngo ngukoreye ubukwe kandi itajyaga bivuga cyane yajyaga bivuga rimwe na rimwe ariko agiye hariya ndabikoze mu gusaba mbigenje gutya nzahagarara igiye kunyica ku minota ya nyuma nitwenda gutahira ambwira ngo ngukoreye ubukwe ngo nteranyije abantu mu bukwe byakomeye ngo ndabateranyije ngo bitange bagufashe mu bukwe ngewe sinabyumva neza ngira ngo nabani kumenya ngo banzanira amafaranga nkora ubukwe kumba icyo kintu cyabaye mu bukwe amafaranga ya Sara arabura abuze nibwo abantu biteranyije ukiraho tujye kuri madamu wawe umusore araje yahuzwe umuhuzwe na nyokobuja sinzi niba numvise neza ntabwo yari mabuja ahubwo yari umubyeyi twabanaga nawe yankunze duhuriye mu gusenga duhuriye mu nzu y'Imana arankunda abona ngo mfite umutima mwiza none haza kumenya ko nkora akazi ko mu rugo noneho ansaba yuko twabana nkamubera umwana nkajya mbiwe ariko nkajya ku kazi najya ku kazi karangira nkaza mu rugo nubwo buryo twabanyeho ageze aho ajya i Muhanga yego noneho amaze kubahuza ubundi wowe hari ikintu Imana yari yakubwiye cyane ko numvise ko wowe umugabo yabikomeje aravuga ngo Imana hari amakuru yari yaramuhaye wari warabonye yerekwa neza ko ari uyu kuko twabonye abantu benshi batanga ubuhamya bakavuga ngo Imana yari yambwiye ko nzashaka umugore uyu n'uyu bakabana bidateye kabiri ntiraba imyaka n'icumi ngo divorce yego wabwiwe n'iki ko ari uyu ngo Imana yakweretse ngiye ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nasabye umugabo usenga noneho Imana nayo ikambwira ati nguhaye umukozi w'Imana nguhaye umugabo usenga niwe muzabana ikambwira uko areshya ikambwira uko angana ibintu byose irabimbwira rero amaze kumpamagara noneho umubyeyi wanjye yari yabanje kunsobanurira arambwira ati ni umukozi w'Imana ni umuvugabutumwa ariko noneho agatima kagakubita ku kintu Imana yambwiye nkavuga niba yarambwiye ko izaba umuntu usenga byanze bikunze ashobora kuba ari we reka mpima amahirwe ndebe noneho ndangije arampamagara amaze kumpamagara aranyibwira ambwira uko areshya ambwira uko angana ambwira uko asa nkahita numva biri kujya guhura n'ikintu Imana yambwiye nkavuga nubwo naramubona kankomeze ngerageze byanze bikunze ashobora kuba ari we rero ngenda mwemerera gutyo ariko Imana yari yarabimbwiyeho kandi umunsi wa mbere twahuriyeho naje gusanga ari we Imana yambwiye wabibwiwe n'iki umunsi wa mbere mwahuye uwo munsi reka mbanze nkugereho navuye ku ishuri mpamagara mama twabagamabonaga mu gipangu rero narasize urufunguzo mpita mubwira ati mfite sheri
ati rero ndagira ngo aze kuza aho ngaho nkorera amasuku aho ngaho ahategure ntaza gusanga imbeba zarayitumye ku buriri ko nta matera twajyanaga yego hanyije uyu sheri yahise ajyayo agurira ubwoko bwose bw'inyama aragenda arateka akora amasuku arasasa agira ute nanjye mpita mpamagara umuvuga ubutumwa w'inshuti yanjye namubwira ati uze kuza duhure sheri wanjye araza turamusanga muri geto kugira ntaza kwica ubuhamya yego turahahurira ubwo wangaga ko amarangamutima ari buze kugukurura ugahita ukora icyaha nibyo bintu byo gukumira icyaha kitaraba bwira abantu imana ihuza batari babana ubundi bakarya ku byashinganywe ntabwo ari byo bituma imana ihita iguta mu bukwe yego iraguta ntubone n'ukwegura n'umwe urangije wowe uravuga ati reka nitabaze mugenzi wanjye rwose ntaza kuza kwica ubuhamya ndangije nsanga yatetse nanjye Nyabugogo mu dufaranga nari nsaguye tw'itiki hari umukozi w'Imana wampaye umuntu Imana yakoresheje amiki amagatiki amaye agatiki nsaguraho 1500 niba impeta naguze impeta y'Icyatanu ya fiançailles ndangije umunsi wa mbere twahuye mpita mukubita amako kameta nyine ndangije ndicara njya nazanya sheri yantekeye sangira n'uwo muvuga butumwa turarya turanezera yavuze ko uwo munsi mwahuye aribwo yabonye ikimenyetso cy'uko ari wowe ikimenyetso cyabaye yampeta oya ntabwo cyabaye yampeta ahubwo ni ukuvuga ngo uko yambwiraga ari kubera ko iminsi twari dukundanye iminsi dukundanye igihe ari ku ishuri ntamuzi tukavugana kuri telefone dukundana ntamuzi nawe atanze ariko urumva ko naramuhaye amafoto ngiye amafoto ye naje kuyabona nyuma ariko ndavuga nti icyazaba cyiza nge nuko namubona amaso ku maso rero ntabwo cyanyemeje ko ari we ari impeta ahubwo icyanyemeje ko ari we ni uburyo nabonye angana uburyo asa ukuntu areshya naje kubona ko ari we muntu Imana yambwiye kandi ko kurabona ko ari we nyine izi saha ibintu byayenze neza ubwo rero mwinjiye mu mushinga w'ubukwe ibyanyu ntibitinze turabyihutisha kuko ni ibintu birebire twigeze tumaze kubonana twese dupanga ubukwe ubundi twamenanye mu mezi makeya duhita dutegura ubukwe ariko nari mfite amakuru babwiye mama umuhanuzi yahanuriye mama amubwira ngo mu bana bawe nta n'umwe uzaguhesha ikamba abarozi bari duturanye baravuze ko ntazigera nshaka ahubwo nzajya mpora nsambana ntandukana n'abagore benshi gutyo wari umuvumo uturuka kuri satani nyine nanjye rero ndavuga ati nibe satani umugono ntegura ubukwe vuba uko Imana izabigenza kose kugira ngo ndinde n'ubuhamya bwanjye bwo kuvuga ubutumwa ndangize mbutegure vuba nuko nateguye ubukwe nta n'amafaranga na make mfite pe ntayo nari mfite ariko ngira amahirwe ahantu nakoraga ibiraka byo gukoza ibirahure nibwo bahise batuha akazi k'60,000 ndangije makoze ukwezi kwa mbere niko nafatishijemo irembo nakuye amafaranga y'inzu ayandi ndayamwoherereza sheri ahita ategura irembo ndabanza mfata irembo ubwo nyine ni ikimenyetso kigaragaza ko ntangiye ubukwe Imana nayo yigaragaza nyitegura irembo mafata irembo nibwo umuntu yahise anyereza 50,000 antwerera muri ibyo 50,000 mpita mbifatishamo sare ntangamo avansi urumva andi nakoreye mu kundi kwezi kwa kabiri nibwo nahise nsohoramo invitation akazi gahita gahagarara sheri wawe se we sheri wanjye rero nawe mfata irembo icyo gihe akazi ko kahise gahagarara hanyuma ubukwe buba bute ubukwe rero bwabaye akasamutwe reka nkubwire ukuntu byagenze nateguye ubukwe cyakora pe abantu barantwereye nk'imyenda nambaye imyenda myiza ikote ryiza ibiki n'ibiki abantu baramfashije kuko nari nziranye n'abantu wenda ubukwe bwabereye hano haraguru kuri Methodist ini mwibereshi niho byose nabikoreye yego nateguye ubukwe nsengera muri ADPR yego nsengera muri ADPR ndangije ADPR kubera nta nkwano nari nizeye ko ndabona uwo mwanya babadiya ko nabo barambwira ati nushaka iby'ubukwe bihagarike bamwe bahita bananjyanga hariya nigaga Icyangugu bafite idini iryo torero yego
ndangije mbamagara mushumba ndamubwira ati wamfashije ngiye nshaka kurongora none ADPR iri kwanga kumfasha uramfashe cyane ambwira ati uzategura aho tuzagusezeranyiriza tuzaguha umupasiteri wacu azagusezeranya negura ubukwe ndangije ndabitegura byose ndagenda nkubitwa n'abantu bajya babyohereza ndangije mpita ngenda mfata imyenda myiza inkwano ndayibura inkwano ndayibura pe burundu ndabate pu mana uranyanitse kuki utatekereje ko bazagukopa sheri wanjye twe twarabiganiye bwa mbere nabwo ati ndamutse mbuze inkwano iwanyu wababwira ngo arambwira ati sha nta kintu kizatuma tutabana bihorere ndavuga ati ni cyizere nayo nizeye nuko sheri wanjye yankundaga kandi nta muntu wamubuza ko bukwe bwaba niyo bataba hari twabukora se waba aramamagara rero umupasiteri kutari kuduha inkwano ndaje navuga ati rero nzayibaha muhumure nzayiboherereza reka ntegereze Imana ko bari bazi ko ndi umunyeshuri inkwano ndayibura burundu hanyije nyine ndavuga ati Imana uranyanitse urakoze najyaga mvuga ko nta buhamya mfite nabaga mfite ubuhamya bwo kuko nishwe n'inzara ndi mu mageto niga mu ishuri none uremye ubundi buhamya bwo kugira ubukwe bubi ntacyo ariko ntabwo nzakuvaho urumva mu bukwe twinjira mu bukwe umunsi w'ubukwe uragera wageze sare nayo ntararangiza kuyishyura kameramani nawe namwishyuye ibihumbi na n'ubu ndacyamurimo umwenda namwishyuye ibihumbi 45 musigaramo 25 kandi yari yamfotoreye n'umurenge urumva mbese byabaye ibintu byo kwiyeranja nkora ubukwe ariko imodoka yo hari umuntu wayimaye shyashya nyine nziza zino ziri kuzuza za Land Cruiser abandi bose mitama hitangazo ndabavuga ngo nukuri buri muntu wese ateranye mushaka bisi tutaha ubukwe kandi barabikoze abantu bankunda bisi ruzura barangije baraza hano haraguru ubukwe buraba madame utashye mu rugo rukennye utashye mu rugo rudafite ikintu namba n'ubukwe ntibugenze neza nk'uko mwabishakaga wabyakiriye ute wabihuje ute n'isezerano wari ufitanye n'Imana uri kumva ubukwe bwarageze yenda nsubiye inyuma gato y'ahantu avuye ubukwe bugeze bugera nta nkwano birangije ababyeyi banjye nyine babigira intambara banga kuza mu bukwe papa yanga kubutaha aravuga ngo ntabwo yataha ubukwe butakorewe umwana we ubwo rero ubukwe umunsi wabwo bageze nta gikoresho na kimwe nigeze ngura yaba ari n'imyenda n'udutenge tw'uturondoni nka 2 natwo natwererewe n'inshuti zanjye noneho umunsi ugeze urumva byageze saa 4 nkiri mu isantere nyine utamenya ko mfite n'ubukwe nkajya nibaza se nkavuga uyu munsi mfite ubukwe cyakora cyo wenda umusatsi wone nawe utunganyije ariko nta kindi kintu nari nakoze ndavuga se uyu munsi mfite ubukwe si umunsi bimeze bite si umunsi ndakora ubukwe urumva amafaranga ya sare urumva yari yatanze 50 ariko andi 50 ninjye wagombaga kuyatanga ndangije rero ndayabura ko nakomezaga nizera ko ndi buyabone birangira byanze saa 5 ziragera nkiri mu isantere yo mu Ibereshi nkavuge se Mana wambwiye yuko ubukwe buzaba nyuma ya 0 kandi nyuma ya 0 nta mubare uhari ese ubukwe buraba cyangwa ntibuba abantu bakaza bakagera kuri iyo sare bagasangira kinze bakabata ubwa bukwe bwapfuye bamwe bakigendera nko mu masaha ya saa 7 nibwo rero naje saa 7 saa 8 n'igice nibwo naje kuva kuri ya santere banwikira igitambaro bangeza kuri ya sare noneho umuzamu waho aribeshya afungura akumba umugeni yinjirira yambariramo ndinjira ninjiyemo umushumba waho abigira intambara aravuga ati ni gute mubakinguriye kubera iki ntago baranyishyura kandi bataranyishyura ntago bari bwinjiremo ubwo ngumama aho ngaho Imana irakomeza indindiramo nicaramo nyine umubabaro uranyica ndavuga inise ibintu bimbayeho nibiki ariko nkibuka ko Imana yambwiye ngo izabukora nyuma ya 0 nkomeza kwiringira abantu abemeye kwihangana ubwo barihanganye ubukwe buza kuba mu ijoro ariko buraba hanyuma rero warumbajije ngo
nabyakiriye ne gutaha mu rugo tukoze ubukwe bw'ubukene nyine dutashye mu rugo rukennye gutyo nta matera nta kintu na kimwe urumva ko nta n'igikoresho na kimwe naraguze yaba ari amasafuriya nta n'imwe natahanye amasahani ni utuntu tw'uduparasitike turi aho twa feke noneho amasafuriya namyo ntekera muyo namusanganye yaba akamatira ka sempre yaba arako namusanganye utuntu twose nutwo namusanganye numva nagiye gutyo ubwo rero no kuvuga ngo bite nuko nge namukundaga kandi namukunze nkora akazi ko mu rugo nawabizi nagakuwemo ngiye kumwerekana nta kandi kazi nari mfite arabizi noneho nawe dukundana ari umunyeshuri nta kintu afite ntabwo yari kundenganya cyangwa se ngo murenganye urumva uko twinjiye mu rugo tumeze twabyakiriye gutyo ariko bitewe nuko nari mfite amakuru yacu y'ejo hazaza nkavuga ni ubuhamya Imana iri kurema Imana izabigenza neza iduteze intambwe yego ukomeza kwihangana hanyuma rero urugo ruratangiye yego mwagize umugisha wo kubona urubyaro ego twagize umugisha wo kubona urubyaro ubu dufite umwana w'umuhungu mufite umwana w'umuhungu uyu munsi ko mbona uwabwira umuntu uburyo mwatangiyemo urugo rwanyu uburyo mwatangiyemo ubuzima bwanyu biragoye kugira ngo abyemere yego kuko nkurikije uko mbareba biragoye kuba hari umuntu nabwira ko mutasize vewiti hano n'ubundi mushobora kuba mwanyitsimbye byanga byakunda ntabwo mwaje gutyo gusa ariko reka tugere ku ntego nyirizina yo kumenyesha abantu imirimo Imana ikora uyu munsi wa none ni izihe mbaraga z'Imana mwabonye mu rugo rwanyu zabateye kudaceceka ubu buhamya so ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tukimara gutaha tugeze mu rugo haciyemo umunsi umwe wonyine tujya guhaha n'umugabo wanjye ku isoko kandi ibyo bintu nibijya biba ku bageni baraye bashyingiwe tujya guhaha igihe kiragera ibyumweru 2 bishize baramuhamagara asubira ku ishuri sigara muri ya nzu kandi namaze gusama sigara muri ya nzu maze kwisigaramo hashize iminsi nk'itatu ndembera mu nzu yaragiye ku ishuri ndembera muri ya nzu mbura ukuntu mbigenza mbwira umuturanyi wari uhari ndambwira rero nshakira umukomisiyoneri ansubiza amafaranga twakodesheje hano amezi 2 ko twakodesheje 3 none ansubiza amafaranga y'amezi 2 noneho ndangije umukomisiyoneri anzanira umuntu ampa amezi 2 kuko kuhaba nta kwa muganga nari nzi nta muntu numwe nari mpazi ni Nyamirambo ruguru y'umurenge wa Nyamirambo ndaza ngibatsinda munsi ya gare nkodesha chamburete kuko niyo nari mfitiye ubushobozi chamburete nyibamo hashize agahe gatoya kubera inzara no gutuma umutwe inda ivamo ari ku ishuri noneho birangiye nza guhamagara abayobozi ku ishuri ndababwira rero nagize ibyago kandi hashize iminsi munyoherereza umugabo aza ndebe umugabo araza hashize igihe arongera asubira ku ishuri agarutse bwa kabiri ku nshuro ya kabiri nibwo nongeye gutwita arongera asubira ku ishuri agahe karagira yanzu bayinsohoramo ya chamburete nabuze ubushobozi kubera ko hari ababyeyi bari bahagaze mu cyuho cy'ababyeyi banjye bambyara baba mwibereshi nibo banshingiye bemeye kunkunda baranshingira nabo urumva barongeye baramusubirana basubira kumurera icyo gihe napanze utuntu twose nari mfite akamatera gatoya utuntu twose ndagenda nsubirayo anatwite ndagenda barongera bandera bundi bushyashya kandi nari mfite urugo mpamara ukwezi n'igice noneho mpamaze ukwezi n'igice nyuma yaho umugabo arambwira ati rero ngiye gutaha ndambwiye se urataha ugiye ko nta mafaranga dufite ko basohoye mu nzu ati jye nta kibazo ndaza ngenda birambiwe ati noneho uzajya uzunsuhuza usubira iwanyu ni mu butayu bw'ibatsinda ubundi usubira iwanyu numva umubabaro uranyishe ndavuga ese Mana ko ari we wanyubakiye ni gute ibi bintu nabyemera njya ahantu mu ishyamba nirirwayo ndirira Imana ndayihamagara Imana iranyumva gurupe nasengeragamo yemera kwitanga bitanga amafaranga
bampa ahantu ho kuba, nishyura inzu ukwezi kumwe, sigarana nayo kurya nk'iminsi 2. umugabaza nishyuye nk'uyu munsi, umugabaza ejo. Rero ikintu gikomeye cyane wari utubajije ni uvuga ngo kuva icyo gihe wenda impinduka cyangwa ikintu cyatumye twatambutsa buno buhamya, ni uvuga ngo kuva icyo gihe nta muntu wigeze wongera kunsohora mu nzu. Imana ikoresha abantu mu buryo ntazi ukuntu bigenze, bakatwishyurira inzu. ariko mfite amakuru ko muri n'abahanuzi kandi musengera abantu ibyo bintu, ahubwo Imana irabatunze kuko namwe muri kuyikorera. Ayo makuru ni ukuri? Ni ukuri. Aha, sawa. Mukanya muratambutsa nimero ya telefone. Ubu ngubu kuva icyo gihe ntimurongera gusohorwa mu nzu? Ntabwo barongera kudusohora mu nzu. Muracyari mu bukode cyangwa mwabonye inzu yawe? Turacyari mu bukode. Reka twizere ko mu gihe kidatinze muzabona inzu yawe. Umwaka utaha nk'iki gihe. Yego. Muzaba mwayibonye cyane. Ubuhanuzi buratambutse. Amen. Amen. Umwaka utaha nk'iki gihe. Yego. Cyane. Niko bimeze. Ni ukuri dushimye Imana. Yego. Abantu benshi baravuze ko tutazanabyara, ariko ubu ngubu mfite umwana w'umuhungu. Yego. Ni imbaraga z'Imana rero. Yego. Ntabwo wenda mvuze ngo hari ibyahindutse ngo mu rugo iwanjye, nkuko ahubwo twe dukundanye, twemera twabaye nk'aho muri ibyo niyo matera ntirahinduka mu bwiza n'ukuri, ariko tuyibanamo tukihangana tugatsimbarara ku Uwiteka. Ubuhamya rero icyo bwafasha umuntu ni ugukomera. Mu ijuru hari Imana akarinda isezerano, kandi ntabwo Imana ntabwo bayibonera mu bintu bishashagirana gusa. Hari igihe izira no mu bindi bintu biciye bugufi, hari igihe izira no mu bindi bintu bigaragara ko abantu babipinze, ariko ikaza. Hari igihe ntari kurongora yewe udaca muri ziranzira, cyangwa nkahita muyora nkishingira, cyangwa nkatera umukobwa w'abandi inda, byanabaho turi abantu. Urakoze cyane, ariko kubw'ubushake bw'Imana byagenze neza, bica mu nzira nziza. Naho mutera umutoma, dore tugiye gusoza. Nukuri oya nibyo shari, ndagukunda kandi warakoze kunkunda nanjye. Urakoze cyane. Ikintu nakubwira nuko nzagukunda iteka. Urakoze. Amen. Urakoze cyane, urakoze. Imana iguhereza umugisha. Nuko ngo Adamu ngarahindukira ngareje aramureba ngo ni ukuri aka nakara ko mu mara yanjye, aka nakagufa nakangaka ko mu magufa, ngo wamurebye abona ni mwiza pe, ni mwiza. Bijye bihora bityo, kuko niko gutsinda imigambi ya Satani. Aho madamu nawe mubwira ijambo rya nyuma, ubundi mutambutse nimero ya telefone, ahasigaye dusenge. Ubu ntero umutoma amatwi yose. Ni ukuvuga ngo amatwi yose ndi kumva. Ikintu nabanza kubwira n'abantu, ntabwo abivugira imbere ya kamera gusa. Ntabwo abivugira imbere ya kamera, ko hari igihe dukora ikiganiro ukabona abantu muri komenti babigize ibintu bikaze, ariko ntabwo abivugira imbere ya kamera gusa, no mu rugo niko biba bimeze, no mu nzira niko biba bimeze. Rero ahantu hose ndagukunda, ntabwo ayivugira imbere ya kamera. Nta mugore uhangayitse wamera nk'umeze, biragaragara kabisa. Ibyo bivuze bifite gihamya. Rero nk'uko nabitangiye mbivuga ngo yaranyemeye, ndagukunda kandi iminsi yose kuba waremeye kuntoranya mu bandi, deja ndi n'umukozi wo mu rugo. Icyo kintu ngiha agaciro cyane, nzabikubahira kugeza mpfuye. Imana igumugisha. Amen. Kokaramasi. Urakoze. Reka twakire Pastori Fredena atambutse nimero ya telefone. Impamvu muze ngatambutse nimero ya telefone nuko ajya asengera abantu, kandi numwe mu bagabo bafite ubuhamya bwiza mu mujyi wa Kigali. No kuri YouTube ntago ari yanduza. Reka nsaba atambutse nimero ya telefone, ahasigaye madamu we dushyira imbere y'Imana, asabira umugisha abakunzi b'Imana irahari TV. Yego. Reka ntange nimero ariko ntarazitanga, nuko urugendo rurakomeje rwo kujya mu ijuru. Imana ikomeze ingo zitari zikomeye, izari zigiye gusenyuka, Imana yongere zikomeze, natwe tugubatse ikomeze dukomere, iduhe imbaraga zo gukomeza ngo dukundane paka tugiye mu ijuru. Imana ishimwe. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 9700831, 0788 97008 0788
cyenda kandi niba karindwi urwa mu kanya ari ukumureba mu maso ubwenge bwari bugiye ubwenge bwagiye 078 8 9 karindwi 08 31. yego urakoze cyane reka nsabe kugira ngo kozi w'Imana madamu wawe asabire abakunzi bacu twabanye muri iki kiganiro umugisha. Hanyuma niba utarakora subscribe ukora subscribe, share ndetse na comment. Waba ufite ubuhamya cyangwa se ivuga butumwa, nimero iri imbere yawe kuri screen, cyangwa se ukaba ushaka gutera inkunga Imana Irahari TV birakwiye, ushaka ubwami bw'Imana bwaguka, nimero niyo ngiyo iherwa na 60 nk'uko uri kuyibona. Yesu aduhane umugisha, kandi turabararikira kuzakurikirana ikindi kiganiro tuzagerana n'uyu muryango ushima Imana. Afite ubuhamya bwinshi, bafite ibintu byinshi, bafite amayerekwa menshi. Tuzabana nabo igihe kirekire kuko ni abakozi b'Imana Imana ihagurukije mu gihe nk'iki ngiki. Karibu n'isengesho. Wenda mbere y'isengesho gatoya nabwira abantu bubatse, nkabwira abamama bagenzi banjye, hari igihe uba mu rugo rufite ibibazo, ukaba mu rugo rukennye ariko bikagutera kwiyanduza ukajya hanze mu bandi bagabo, cyangwa se ntiwihangane. Ariko password y'ibintu byose kuba mu rugo rukennye cyangwa rufite ibibazo, password ya mbere ni ugusenga, ugasaba imbaraga z'umutima. Rero murakoze, reka dusenge. Uri Imana y'amahoro.